Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yezu Kristo, nitwa Jean Damascene w'amahoro, ndubatse, mfite abana batatu, maze imyaka irenga 50 ndi umuyoboke w'idini Gatolika, nkaba ndi umuvugabutumwa ku isaha ya nyuma, nkunda Yezu Kristo. Iki ni ikiganiro cya gatatu nkoze. Uyu munsi turi tariki ya 19 z'ukwa gatanu umwaka 2024. Igiheruka cyasohotse kuri YouTube mu matariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu 2024. Ikigaragara ntabwo nyarutsa mu gutanga ibiganiro, ni ukubera ko mba mpanganye n'urugamba rukomeye Satani biri kungabaho kugira ngo ntaza muri uyu murimo. Mbere y'uko nza muri uyu murimo najyaga numva abantu bavuga ko uyu murimo ivugabutumwa Satani iwanga cyane, ariko simbasha kubyumva. Ubu noneho ndabyumva cyane. Urugero, ku kiganiro cya mbere nakoze, natangiye gukora ikiganiro mfatwa n'uburwayi budasobanutse, nditsamura inshuro nyinshi cyane, noneho kwitsamura gukurikirwa na gripe, amazuru ukagira ngo ni robine yanze gufungika. Ubundi birangira mvuye imyuna. Murabyumva, icyo gihe umuntu aba agomba guhita aparika. Ariko icyantangaje ni uko igihe cyose nashakaga gutangira ngo nkore rekodi y'ikiganiro, imyuna yarongeraga ikava. Kandi mu myaka nabayeho yose nibwo bwa mbere nari mvuye imyuna. Urumva ni ibintu biba bidasobanutse. Ku kiganiro cya kabiri ho rero natangiye gukora rekodi, numva ntangiye kugenda mbura umwuka. Noneho nyuma navuga ngakorora, biranshanga ku buryo umfasha gutunganya ikiganiro kugira ngo gisohoke. Ikiganiro cy'iminota 30 kugira ngo agitunganye byamutwaye nk'iminsi ine kugira ngo agende atsiba ahantu nagiye nkorora. Urumva ni ibintu bidasobanutse. No kuri iki kiganiro cya gatatu namaze kugitegura kuri laptop, ndagishaka ndakibura, ntangira kuri 0. Uyu munsi wari byambayeho nagahomera munwa, niko mu Burundi ajya avuga. Nageze ubwo noneho kigiye kurangira mashini iribana burundu rwose, ku buryo byansabye gutera indi mashini kugira ngo nyirangize. Mbere y'uko twinjira mu kiganiro, reka tubanze dusenge. Uwiteka Imana ihoraho, Mana ikomeye, wowe waremye ijuru n'isi, iboneka n'ibitaboneka, ndakwinginza ngo umpe ubwenge n'ubushobozi bwo gusobanura ibintu bikomeye muri iki kiganiro. Ntangirane ubutumwa nawe nka Alpha, kandi nsozanye nawe nka Omega. Nsheshekesheje kirogoya aho yaturuka hose, mu izina rya Yezu Kristo w'i Nazareti. Uhoraho ni wowe wampamagaye muri uyu murimo, kandi wambwiye ko nzakiza benshi. None rero ndakwinginza ngo wohereze umwuka wawe kuri buri wese uzakurikira iki kiganiro, nk'uko mu rupapuro rwa kabiri rwa Petero umutwe wa mbere umurongo wa 20 yavuze ngo nta muntu ushobora kwisobanurira ubuhanuzi bwo mu byanditse ubwo ari bwo bwose. Ndakwinginze Mwami ngo ubwo wemeye ko nsobanukirwa ibyawe, mfasha mbisobanurira abandi, kandi nabo nibasobanukirwa ubaho umutima wo gusobanurira abandi, maze ku isi hose umubare w'ababona ubugingo wiyongere. Yezu mwiza, nkweretse ababaye ku bw'impamvu zitandukanye, ubakomeze, abarwayi ubakize, n'abashonje ubahe icyo kurya. Niko nsenze kandi nizeye mu izina rya Yezu Kristo Umwami wacu, amen. Uyu munsi biraba byiza cyane ukurikiye iki kiganiro agikurikiye afite na Bible, ndetse byaba byiza kurushaho afite na bike, donc afite ikaramu n'agapapuro ko kwandikaho, kubera ko turareba imirongo myinshi cyane muri Bibiliya kandi ndasoma imwe n'imwe. Ikindi bigushobokeye iki kiganiro wakidownloadinga kugira ngo uzongere ufate umwanya wo kugisesengura witonze. Isomo rijyanye n'ikiganiro cy'uyu munsi riri mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero umutwe wa kabiri umurongo wa 2. Haragira hati, ariko nk'uko abahanura b'inyoma badutse kera muri rubanda, ariko n'abigisha b'inyoma bazaduka muri mwe, bazisuka muri mwe rwihishwa, bakwiza inyigisho ziyobya kandi zisenya, ndetse bazihakana umugenga wabo wabacunguye, maze bidatinze bikururireho icyorezo. Amen. Bibiliya zimwe zikoresha ijambo icyorezo, izindi zigakoresha ijambo kurimbuka. Inshuti zanjye, iki kiganiro cy'uyu munsi ni ikiganiro kidasanzwe, aho nifuje gusobanurira abantu uko umudayimoni
umwamikazi wo mu majyepfo ari we wiyise Bikira Mariya yakoze uburiganya, yuririye ku buyobe bw'abakoreshwa n'ingabo za Satani bagiye bayobora Kiliziya Gatolika mu binyejana bya kera cyane. Noneho umudayimoni Bikira Mariya yiyita Mariya nyina wa Yezu, agatwara icyubahiro cye, bityo abantu bakamuhimbaza ari ikigirwamana maze bakikururira kurimbuka nyamara batabizi. Nyamara Yezu ubwe, ari abahanuzi, ari Petero, ari Pawulo intumwa, muri Bibiliya bigaragara ko abo bose babwiye abantu b'icyo gihe ko bababwiye babasaba ko bakwirinda kurangara kugira ngo batazayobwa. Urugero ni aho Pawulo yandikiye Abaheburayi umutwe wa 2 umurongo wa 1, haragira hati nicyo gituma tugomba kwita cyane ku byo twumvise kugira ngo tutayoba tukagenda buheriheri. Amen. Dutangira iki kiganiro ndifuza kubabwira inkuru ngufi ariko irimo isomo. Mu myaka ishize hari igihugu nakoreyemo hano muri Afurika, noneho kubera ko twatangiraga wikendi ku wa gatanu saa 7, rimwe naje gutaha ntarangije ripoti nagombaga gutanga kuri interineti, biba ngombwa ko njya kuyikomereza kuri imwe mu mahoteli nari nzi neza ko agira netiwaka ifite imbaraga hafi n'aho nari ntuye. Ubwo nari kuri hoteli, umusaza w'uruhu rwera wo mu kigero cy'imyaka nka 70 yaje gusohoka muri ya hoteli, yicara mu mutaka wari uteganye n'uwo nari nicayemo, amara umwanya munini anyitegereza, ariko ngiye nikomereza akazi kuri mashini. Noneho maze gusoza ya ripoti, wari urwera abonye ko mfunze laptop nyine nk'umuntu urangije akazi, yavuye muri wa mutaka yari yicayemo aza ansanga yifuza ko tuganira. Yarambwiye ati ntoze nkwitegereza mbona usa n'uwarimo gukoresha ubwonko cyane. Ntiyego. Ambaza ibyo narimo nkora, nanjye mubwira muri make. Ambaza aho nkora na titire mfite mu kazi ndamubwira, ahita agira amatsiko kubera ko yari azi neza gahunda y'abakoresha banjye, donc yahise abamenya. Bituma noneho ambaza utuntu twinshi, nanjye ndamubwira cyane ko nabonaga nta mpamvu yo kugira ibanga. Ibyiza byose nabonaga abakoresha banjye bari gukorera mu karere twakoreragamo. Mubwira ukuntu umukoresha dufashe neza nk'abakozi. Wa musaza noneho tegereje mu maso, mbona mbese abaye nkaho ntakarije icyizere, maze arambwira ati nabonye uri gukoresha ubwonko cyane, ngira ngo wowe hari icyo urusha abandi birabura bene wanyu, atari ko none nawe mbonye muri kimwe. Twamaranye hafi isaha ambwira ibintu bibi ku mukoresha wanjye umpemba umushahara mwiza kandi akanangaburira amafunguro yose, akampa n'inzu yo kuraramo, inzu nziza ifite umukozi unsasira buriri, agafura imyenda, akayitera ipasi, agahanagura inkweto. Numva uwo musaza namutuka pe. Icyakora nkihangana kubera ikinyabupfura, ariko kubera ko bimwe yavugaga, hari ibintu yavugaga nanjye nkabona ndabizi, narihanganye nkomeza kumutega amatwi. Urumva ko impamvu yanteraga umutima mubi nkumva ndetse namubwira nabi, nuko yambwiraga ibintu bitandukanye n'ibyo nashakaga kumva. Donc yambwiraga ibintu bihabanye n'ibyo natekerezaga ku mukoresha wanjye, kandi ngiye ibyo yavugaga nk'ukuri njye nabonaga rwose yarengereye. Mu bintu uwo musaza rero yarambwiye ati Afurika yanyu ababosi bawe barayishaka, ati kandi bayishaka nta birabura bayirimo, ati kandi kugira ngo bizashoboke ni mwebwe bari kwifashisha, nibarangiza kwinsitara neza barangije, ati nimwe bazabirindukana ku buryo ari mwe ba mbere muzababazwa. Numva umusaza arancanze. Noneho nyuma y'imyaka 3 mpuye na wa musaza, naje kugira amahirwe yo gutumirwa muri International Conference y'ibijyanye n'ubuhinzi. Nza gutungurwa no kumva amwe mu magambo nk'ayo nabwiwe na wa musaza, ariko noneho avugwa n'undi w'uruhu rwera, ayakoresha avuga ku bwiza bwa Afurika, donc avuga ukuntu Afurika ari nziza, ariko abenshi tukaba tutabizi. Ati niyo mpamvu Afurika ugomba kwitabwaho, igatunga isi yose. Noneho mpita mbona ko abayoboye isi hari ibintu byinshi bakora twe turi kunyunyuza twa ice cream na twa shokora baba baduhaye. Njyewe ntabwo ndi umunyapolitiki cyangwa umusesenguzi wayo. Kuba mbabwiye iyi nkuru muri iki kiganiro ni ukugira ngo muze kwihangana
mukurikire ikiganiro kugeza kirangiye, kabone n'ubwo muri aka kanya mwaba mutari kwemera ibyo mvuga, cyangwa mukaba mwakurikira ikiganiro kumwe umuntu akurikira ikintu apinga, nk'uko nanjye byagenze kuri uwo musaza. Urumva yarampanuraga nkanga gutega amatwi, ku buryo na bizinesi kadi yampaye nahise nyijugunya nkimara gutandukana nawe. Urumva mbese nko muri metero nkeya cyane namuvuye iruhande mpita nyijugunya. Nyamara nyuma naje kubona hari ibintu byinshi yagiye mu bintu yambwiye, natangiye kubona ko hari ibintu yambwiye, mpita mbona ko ari ngewe warangaye koko, mpita mbona ko hari ukuntu nabuze ubwenge. Noneho ntangira kwifuza ko nakagombye kuba naramukurikiye, nyamara nta hantu namubona ngo ansobanurire neza. Muri iki kiganiro hari abantu nifuza gushimira kubera ubwitange bagiye bagira bwo kuvuga kuri Bikira Mariya mu biganiro byabo bajya bakora kuri za YouTube channel zabo. Ibyo byose bakabikora kugira ngo abana b'ubugingo babyumve batazarimbuka. Ndatangirira ku ntore y'Imana yavuye muri uyu mubiri nko muri za 2019 cyangwa 2020. Izina rye ntabwo ndyibuka, uwamenya izina rye azarimbwire muri comment. Ni umugabo wakoraga ikiganiro cy'ijambo ry'Imana cyahitaga kuri Kiti Radio ku cyumweru kuva saa 4 kugeza saa 5 n'igice. Umugabo yarazi kwigisha cyane ku buryo nagombaga kujya mu misa ku kiliziya mu masaha adashobora kugongana n'ikiganiro. Uyu mugabo yarigishaga nkamukunda, ariko narababaraga cyane bitavugwa iyo yavugaga nabi ku idini Katolika, cyangwa nkumva ashatse kuvuga nabi umubyeyi Bikira Mariya, kubera ko ntabwo nari nagasobanukiwe ibintu yabaga ari kuvuga. Undi muntu wa kabiri nshimira ni uwitwa Nsabagatsi Jean Bosco ufite ikinyamakuru cyitwa The Book TV. Ndamushimira cyane rwose mu kiganiro yakoze. Ikiganiro yahaye titire yitwa ngo abantu benshi babuze ingororano kubera gusenga ibyo batazi. Ikiganiro kimaze nk'imyaka nk'ibiri. Ngiye ibiganiro by'ijambo ry'Imana nkunze kubidawunirodinga, kubera ko iyo mbisubiyemo inshuro nyinshi ngenda numvamo utuntu dushyashya nabaga ntarumvise mbere. Uyu mugabo rwose namubwira kandi ngo kuraje, kubera ko hari ukuntu bamupinga cyane, usanga mu makomenti abantu bamuciye amazi, ariko ngenda kubwiye ngo kuraje, kandi abagupinga uzababwire ngo nubwo waba udakunda urukwavu, byibuze uzemere ko ruzi kwiruka. Uri umuhanga kandi uzi no kwigisha. Byanshimisha ahubwo ukoze n'ibindi biganiro nkabyo, ndetse cyane cyane rwose uzakore ikiganiro kuri Bikira Mariya. Ngewe ni nka invitation nguhaye rwose, cyangwa ni motivation, sinzi ko nabivuga, kugira ngo ukomeze usobanurire abantu, kuko abantu benshi nibyo koko turimbuka kubera kutamenya, kandi tukazabura ingororano nyine. Undi nshimira ni umudamu witwa Kampire Clarisse wa Vase d'Honneur. Umudamu nawe azi kwigisha, nubwo kuri Bikira Mariya yamuvuzeho gato cyane. Undi nshimira ni uwitwa Ufite Yesu Pamphile ufite channel yitwa Beula uwashyingiwe. Undi nshimira ni uwitwa Pastor Peter Musisi ufite channel yitwa Peter Musisi Official. Uyu mugabo nawe natangiye kumwumva muri za 2020 gutyo, ariko nawe yavugaga kuri Bikira Mariya rwose nkumva rwose arankomerekeje cyane, ariko kugeza ubu rwose ari mu bantu nshimira by'intangarugero, kubera ko hari ibintu byinshi yatumye nshobora gusobanukirwa. Undi nshimira ni uwitwa Ikingeneye Jarike ufite Iron TV. Antuka kuraje ukora ibiganiro byinshi cyane bishobora gukangura umuntu ugenewe ubugingo. Undi nshimira ni uwitwa Patrick Kamanzi wa Leduze Ouvrier. Undi nshimira ni Pastor Zigirinshuti Michel. Aba bantu rwose mbatureho imigisha, ndabizi Imana iranyumva, ibampera imigisha myinshi, kuko baragerageje, bamfashije gusobanukirwa ibya Bikira Mariya. Aba bose babivuze bari mu yandi madini, kenshi nyine barabivuga ntitubyumve, twe tukavuga ngo ni ukutwanga, ariko
ibyasigaye batavuze ni njyewe umukatorika noneho ugomba kubivuga nkabiva umuzi nk'umukatorika wiyambaje Bikira Mariya imyaka myinshi, nk'umukatorika watanze udutabo twinshi nkajya ntugura nkadutanga, cyane cyane hano nadutanze muri gereza iriya ya Rubavu. Iki kiganiro cy'uyu munsi rero ni nk'aho ari urubanza rw'inshinjabyaha ndimo nshinja Bikira Mariya kubera kwiyita Mariya nyina wa Jambo. Iki kirego kikaba ari wo muzi w'ikibazo ari byo abize amategeko bawe bita mu rurimi rw'igifaransa objet de litige. Iki kiganiro urubanza kirakomeye cyane ku barimbuka kubera ko bo baba badashaka kumva ukuri, ariko ku bana b'ubugingo iki kiganiro kiroroshye kandi kirumvikana kiranabafasha. Ibintu ngiye kuvuga muri iki kiganiro kuri Bikira Mariya ku mahame apfuye abanyagatolika twizereramo, nubwo uyu munsi ayo mahame yo ntari buze kuyavugaho cyane, Imana yatangiye kubinyereka kera, ariko kubera ko akenshi Imana igenda yereka umuntu ntimuhe detaye, noneho njye sinshobora gusobanukirwa ibyo yabaga inyeretse, ariko Imana ni igitangaza, iyo ikweretse ako kadetaye, ako kantu gatoya ibikweretse ntabwo ituma ukibagirwa, ibigira nyine ngo uzagateranye n'ikindi kintu izaguha mu yindi myaka. Noneho byagiye bingora cyane cyane ko abakatolike murabizi ntabwo tujya dusobanukirwa n'ibintu byo kwerekwa. Biragaragara rwose ko muri iki gihe mu madini yose y'abagikristo cyangwa ya Isilamu, sinzi niba ari hano mu Rwanda gusa cyangwa niba ari ku isi hose, hari abantu muri buri dini Yezu Kristo yagiye ari kugenda ahagurutsa. Kuba Yezu Kristo ari kuduhagurutsa akadutuma kuvuga ibintu bikomeye nk'ibi, impamvu ni ukubera ko agiye kuza vuba bidatinze, bitandukanye n'uko byahoze bivugwa mbere, kugira ngo buri wese abone ibimenyetso bibyerekana, kereka waba uwihuma amaso, ariko nzi ko n'umupagani wa wundi bavuga ngo ni piriri arabyumva nawe arabibona. Bityo rero Yezu ashaka ko abantu bava mu binyoma birimbura by'amadini tubamo, bya bindi bishobora kuzatuma tutumva ijwi ry'impanda igiye kuvuga. Kuba mvuga kuri Kiliziya Gatolika ntabwo bisobanura ko ari ryo dini ribi kurusha ayandi. Njye ndimo kuvuga ku buyobe buririmo, ku buryo umuyoboke wese uririmo agomba kumenya ibyo yizereramo ko atari ukuri kwa Bibiliya, ahubwo ari ikinyoma cy'idini kandi kizamutwara ubugingo. Naho abanga kunyumva bavuga ngo kubera iki ari wowe wenyine mu bantu barenga miliyari 2 bari mu myizerere yiyambaza Bikira Mariya utinyuka kuvuga ko Bikira Mariya atari we Mariya nyina wa Jambo, nanjye mureke mbabaze, niba Abayisiraheli barahagurutse muri Egiputa basubira mu gihugu cy'isezerano, abagabo gusa bari bafite hejuru y'imyaka 20, dukurikije uko muri Bibiliya mu kubara cyangwa se ibarura umutwe wa 1 umurongo wa 46 babivuga. Bavuga ko ngo abagabo bari 603,550, donc ubwo batabariyemo, ntabwo uyu mubare abagore n'abana ntabwo babariwemo. Ariko Yosuwa na Kalebu kuba ari bo bonyine bashoboye kugera mu gihugu cy'isezerano, abagabo 2 gusa, ni uko hari impamvu yabiteye. Ikindi kandi ubwinshi bw'abari gukora amakosa ntibushobora gutuma ikosa ribukwa, kabone n'ubwo ikosa ryaba riri gukorwa n'abakire cyangwa abantu bize amashuri menshi. Mu bihe bitandukanye nagiye noherezwaho abantu batandukanye bakambwira ngo Imana impaye kumenya ibyayo, ngo kandi nzayivugira, ariko ntabwo namenyaga ibyo nzavuga ibyo ari byo n'igihe nzabikorera. Ariko mu kiganiro cya mbere nakoze nababwiye ko mu mwaka w'1990 nari mfite imyaka 17, nigaga mu wa 2 wa segonderi by'ubuvuzi muri donc science de la santé muri Saint-Andre Nyamirambo. Nibwo umukobwa twicaranaga muri classe yambajije ngo mbese Jean Damascene urabizi ko uzaba umuvugabutumwa? Naramubajije ntugize ngo iki? Arongera ati urabizi ko uzaba umuvugabutumwa? Naramwitegereje nibaza ukuntu atinyutse kuzana ibintu byo kuderanja kandi tujya gukora test y'isomo rikomeye, maze nabonye ntarimo kumva ibyo ari kumbwira, arambwira ngo rero ngo ndabona utari kumva ibyo nkubwira, ngo uzabyumva ari uko igihe kigeze. Kuva icyo gihe rero uwo mukobwa bimbwira byarangiriye aho, sinongeye kubitekerezaho pe.
turangije n'uwo mwaka wa kabiri yagiye kwiga ahandi sinongeye no kwibuka isura ye. Ntabwo nzi niba uwo mukobwa mu by'ukuri yari umuhanuzi, ariko umwaka ushize muri 2023 nyuma y'imyaka 33 yose nibwo akavidewo k'iby'uwo mukobwa yambwiye icyo gihe kongeye gupureyinga muri njye, mbona isura y'abimbwira ndetse nibuka n'amazina ye. Ariko ibi bigakurikira ukuntu turi muri covid, turi muri guma mu rugo, nigeze numva ijwi ndi njyenyine ahantu nibereye ahantu mu kazi, numva ijwi rirambwiye ngo ninjye nibanda, donc ninjye ntinda ahantu bari kuvuga ijambo ry'Imana. Ubwo rero kuba uyu mwaka wa 2024 bya Bikira Mariya n'ibindi bigirwamana byose Kiliziya Gatolika ikoresha mu kurimbura ubugingo bw'amamiliyari y'abayoboke bayo bigiye kuri igezweho ku isi hose, ndagira ngo mbibutse ko abakurikira iby'ubuhanuzi mwumvise ko uyu mwaka wa 2024 ari uwo gushyira hanze amabanga y'ibyahishwe nk'uko Yezu ubwe yabyivugiye, ati nta gihishwe kitazahishurwa kandi nta n'ibanga ritazamenyekana ngo rishyirwe ahagaragara. Ibyo twabisanga muri Matayo umutwe wa 10 umurongo wa 26, muri Mariko 4 umurongo wa 22, muri Luka umutwe wa 8 umurongo wa 17, nanone muri Luka umutwe wa 12 umurongo wa 2. Birababaje rero, Bikira Mariya ni Satani irimbura twikururiye twebwe ubwacu, nk'uko Petero yabivuze mu rwandiko rwa 2 umutwe wa 2 umurongo wa 1, haragira hati ariko nk'uko abanura b'inyuma badutse kera muri rubanda, niko abigisha b'inyuma bazaduka muri mwe, bazisuka muri mwe rwihishwa, bakwiza inyigisho ziyobya kandi zisenya, ndetse bazihakana umugenga wabo wabacunguye, maze bidatinze bikururireho icyorezo. Hano iri jambo icyorezo, hari Bibiliya zimwe zigenda zivuga ukurimbuka. Mbese mwumvise kenshi ko Bikira Mariya iyo abonekera abantu ajya ababwira ati bana banjye mujye mwirinda kunganiraho. Ngira ngo mu mabonekerwa menshi iyo nteruro akunze kuyivuga. Burya impamvu nta yindi, aba yanga ko muza kujya impaka, aba yanga ko mwamujyaho impaka mukitabaza Bibiliya bikarangira ibyo bimenyeka. Noneho ikindi, abatuye isi twagiye twibagiza ko Satani yirukanwe mu ijuru kubera ko yifuzaga ko nayo yasengwa, kandi gusengwa bigenewe Imana yonyine. Noneho kubera ko ngo Satani afite uburanga n'ubwenge budasanzwe, amaze kwirukanwa mu ijuru, ubwiza bwe n'ubwenge bwe budasanzwe abukoresha ku batuye isi, noneho tukamusenga. Ibyo ushobora kubisanga muri Ezekiyeli umutwe wa 28 kuva ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 15. Imana izatubabarire cyane pe. Mureke noneho rero turebe uko Bikira Mariya yatwinjiranye muri Kiliziya ari umudayimoni, turebe n'uko Bibiliya yagiye imutwereka ariko itavuga ko ari Bikira Mariya. Muri Bibiliya nta hantu na hamwe wasanga izina Bikira Mariya. Cyakora muri Bibiliya ntagatifu mu byahishuwe umutwe wa 12 umurongo wa 1 kuri paje 2167 banditse izina Bikira Mariya hagenewe kwandikwa ibisobanuro, donc kuri pied de la page cyangwa foot page, bagaragaza ko umugore uvugwa utamirije inyenyeri 12 ku mutwe atari Bikira Mariya, kandi koko ntabwo ari we. Tuzabisobanura mu bindi biganiro. Icyo tugusaba ni ugukanda kuri subscribe kugira ngo utazacikanwa. Maze ubundi nkibaza nti, abaririmba ngo atamirije urugori rwera n'inyenyeri 12, ugakomeza, ntabwo mwumva ko muba muri gukwirakwiza ikinyoma? Muri Bibiliya harimo imirongo myinshi cyane ivuga ko icyubahiro cy'Imana itazagiha undi. Noneho namwe muze kwibaza uko gusenga Bikira Mariya byaje, kandi nubwo duhakana ko tumusenga tukavuga ngo turamwiyambaza, nabyo ntibyemewe. Mwese tumwiyambaza kubera iki? Ngo tuvuganire kuri Yezu koko? Ibyo bintu tubikura hehe? None se muri Zaburi 94
Zaburi umutwe wa 94 umurongo wa 9 uravuga ngo mbese nyir'uguhanga ugutwi niwe utumva, uwahimbye amaso se niwe utabona. Koko twaretse kujya tuburana urubanza rutagira shingiro, tugasoma neza Bibiliya tukayumva. Tubanze dusome imirongo itandukanye yo muri Bibiliya, nubwo ntabona uko nyivugaho cyane kugira ngo ikiganiro kitaza kuba kirekire cyane, ariko ngaragaze ko nyuma ya Yezu, Yozefu na Mariya babyaye abandi bana. Nkureho ikinyoma cya Kiliziya Gatolika na dayimoni Bikira Mariya, kubera ko Kiliziya ivuga ko Yozefu mu buzima bwe atigeze yegera Mariya na rimwe ngo babe bagira abana babyarana. Ubwo hagize uwashaka gusobanuza byimbitse azambwire, dukomeze twungurane ibitekerezo, yampamagara kuri telefone. Mariko umutwe wa 6 umurongo wa 3 hagira hati, mbese si we wamubaje mwene Mariya, mwene se wa Yakobo na Yozefu na Yuda na Simoni, bashiki be nabo ntiduturanye? Ibye birabayobera. Amen. Ahandi muri Bibiliya wasanga n'abavandimwe be, mwasoma muri Matayo umutwe wa 12 umurongo wa 46 kugeza ku wa 50, muri Luka umutwe wa 8 umurongo wa 19 kugeza ku wa 21, no muri Mariko umutwe wa 3 umurongo wa 31 kugeza ku wa 34. Ahandi ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 1 umurongo wa 13 kugeza ku wa 14. Reka tuhasome mu izina rya Yezu. Umurongo wa 13, bagezeyo bajya mu cyumba cyo hejuru aho babaga ubusanzwe. Abo bari Petero na Yohani na Yakobo, Andreya na Filipo na Tomasi na Barutolomayo na Matayo na Yakobo mwene Alufeyi, Simoni wari umurwanashyaka w'igihugu na Yuda mwene Yakobo. Noneho 14 akavuga ngo abo bose bakomeza kubana bashishikariye gusenga bahuje umutima, bari kumwe n'abagore hamwe na Mariya nyina wa Yezu n'abavandimwe ba Yezu. Amen. Ahandi bavuga ku bavandimwe ba Yezu, mwareba ku Banyagalati umutwe wa 1 19 havuga Yohani umuvandimwe wa Yezu. Mureke dusome Yesaya 42 umutwe wa 8. Yesaya niwe Izayi. Ku bakoresha Bibiliya hagira hati, ndi Uwiteka niryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, n'ishimwe ryanjye sinzariha ibishushanyo bibajwe. Ahandi Yesaya cyangwa Izayi umutwe wa 48 umurongo wa 11 haragira hati, ku bwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Amen. None iyi mirongo se muri kuyakira mute mugereranije n'ibyo Bikira Mariya abwira ababonekerwa? Ngira ngo amabonekerwa muyakurikire rwose, mugende kuri za YouTube muyateresharije, mukurikire amabonekerwa yose, mubashe gusobanukirwa ibya Bikira Mariya mu bigeranye n'ibyo mvuga aha ngaha. Muzehe Faustin w'i Kanombe ujya uganira, ujya ugirana ikiganiro na dayimoni, naza tubwire. Ariko se muzehe, buriya koko ntabwo ubona ko kiriya kiganiro ari Bikira Mariya uba uri kugukubita agafente koko? Mwiyimuka Misiri umutwe wa 20 umurongo wa 20 mu murongo wa 2 kugeza ku wa 6 hagira hati, ni njyewe Uhoraho Imana yawe wagukuye mu gihugu cya Misiri, ni njyewe Uhoraho Imana yawe wagukuye mu gihugu cya Misiri mu nzu y'ubucakara. Nta mana zindi uzigera kereka njyewe. Ntuzikorere ishusho ry'iribazanyo cyangwa se ikindi kibonetse cyose, cyaba gisa n'ibiri hejuru mu kirere cyangwa n'ibiri hasi ku isi cyangwa se n'ibiri mu mazi akikije isi. Ntuzapfukame imbere y'ibyo bigirwamana kandi ntuzabiyoboke, kuko Imana yawe ari njyewe Uhoraho, nkaba Imana ifuha, ihanira icyaha cy'ababyeyi mu bana babo kugeza mu gisekuru cya 4 kugeza mu gisekuru cya 3 no mu cya 4 cy'abanyanga. Murongo wa 6
ukagira uti nyamara bankunda bagakurikiza amategeko yanjye mbagaragariza ubudahemuka bwanjye ingoma ibihumbi. Tujye kuri Yeremiya umutwe wa 44 umurongo wa 16 kugeza ku wa 19. Uwo byashobokera yahera ku murongo wa 15 akageza ku wa 19. Hagira hati nubwo utubwira ibyo mu izina ry'Uhoraho ntabwo tukumva. Tugiye gukora ibyo twiyemeje byose, dutwikire imibavu umwamikazi wo mu kirere, tumumurikire ibitambo biseswa nk'uko twabigenzaga mu mijyi ya Yuda no mu mayira ya Yeruzalemu, ari twebwe ubwacu, abasokuruza bacu, abami bacu n'abatware bacu. Icyo gihe twari dufite imigati ihagije, tukabaho mu munezero uzira amakuba. Kuva ubwo turetseho gutwikira amaturo umwamikazi wo mu kirere no kumumurikira ibitambo biseswa, twabuze byose kandi turapfa tuzira inkota n'inzara. Abagore bungamo bati yego, dutwikira imibavu umwamikazi wo mu kirere tukanamumurikira ibitambo biseswa. Ariko se abagabo bacu bo ntibadufasha mu kumumurikira ibyo bitambo biseswa? Amen. Uwo mwamikazi wo mu kirere, uwo mwamikazi wo mu kirere mumutekerezeho. Urwandiko rwa mbere rwa Timote umutwe wa 2 umurongo wa 5 haragira hati hariho Imana imwe rukumbi kandi umuhuza wayo n'abantu ni umwe, nawe ni umuntu, ni Kristo Yezu witanze agapfa ngo abere incungu abantu bose. Icyo ni icyemezo cy'uko Imana ishaka ko bose bakizwa, cyatanzwe igihe kigeze. Tugende nanone kuri Timote wa mbere umutwe wa 4 umurongo wa 1. Mwuka w'Imana avuga yeruye ko mu minsi y'imperuka bamwe bazimura Kristo, bayoboke inyigisho ziyobya zikwizwa n'ingabo za Satani. Hari abantu hano nagera ko mbivugaho gatoya. Hari abantu batekereza ko iminsi y'imperuka ari nk'iyi myaka nk'itanu ishize. Oya, ntabwo ariko bimeze, ahubwo iminsi y'imperuka hano ivugwa muri Bibiliya itangirana na nyuma y'urupfu rwa Yezu. Tugende ku yindi verise, Abami ba mbere umutwe wa 10 umurongo wa 2. Muri Bibiliya yera ho haravuga hati umugabekazi w'i Sheba yumvise ukwamamara kwa Salomo ubw'izina ry'Uwiteka, aza azanywe no kumubaza ibinaniranye amugerageza. Kadusome no muri Bibiliya ntagatifu. Abami ba mbere umutwe wa 10 umurongo wa 2. Muri Bibiliya ntagatifu haragira hati umugabekazi w'i Saba wari wumvise ubwamamare bwa Salomoni akesha izina ry'Uhoraho, azanwa no kumwinjisha ibibazo by'urusobekerane. Abakunda Sheba Karungi yeme ndabasuhuje. Nyabona tujye dukunda ibintu turi gusobanukirwa neza intandaro yabyo. Muzacukumbure iby'uyu mugabekazi w'i Sheba ku ruzinduko rwe yagiriye kuri Salomoni. Muzacukumbure uwo bizashobokera rwose, azacukumbure asome imirongo yibanziriza n'ikurikira uyu nguyu, azasobanukirwa ibintu byinshi. Noneho tujye no muri Luka umutwe wa 11 umurongo wa 31. Ayo yo ni amagambo Yezu yivugiye ubwe. Aravuga ati ku munsi w'urubanza umwamikazi w'igihugu cy'epfo, umwamikazi w'igihugu cy'epfo azahagurukira ab'iyi ngoma maze abatsinde, kuko yaturutse iyo gihera aje kumva ubuhanga bwa Salomoni, kandi hano haruruta Salomoni. Aya magambo cyangwa se iyi nteruro uko yakabaye ntacyo yongeyemo cyangwa kiburemo. Niyo magambo no muri Matayo yakoresheje, mwayasanga muri Matayo umutwe wa 12 umurongo wa 42. Icukumbura nakoze ryanyeretse ko ibonekerwa rya mbere ryabereye ahitwa Guadalupe, kubisoma biragoye, ni muri Mexique, tariki 9 z'ukwa 12 mu mwaka wa 1531. Habonekerwa abagabo babiri harimo uwitwa Juan Diego. Hano mubyumve neza,
ntabwo ari Guadeloupe yo mu birwa bya France, ni Guadalupe muri Mexique. Bikira Mariya rero yambuye umubyeyi Mariya, yamwambuye icyubahiro cya kibyeyi, amwita isugi iteka. Kandi twabonye ko nyuma yo kubyara Yezu yabyaye abandi bana, ndetse abyara ahungu na kobwa. Amazina amwe twayabonye, ucukumbuye neza Bibiliya n'imirimo bakoze irazwi, nubwo hano ho ntabwo nabivuze byose kugira ngo ikiganiro kitaba kirekire, ariko ufite amatwi yo kumva ntekereza ko hari byinshi amaze kumva. Gukomeza kubihakana rero tuvuga ngo Bikira Mariya ngo ni umubikira iteka, donc vierge à jamais, ni ukwigira abaswa n'injiji ku bushake kugira ngo muzabone uko murimbuka. Ibi sinjye bibatuka, Bibiliya ubwayo niyo ibivuga ityo rwose. Kuvuga ko Bikira Mariya ari utasamanywe icyaha, iri ryo ni ihame ry'ubuyobe ryahamijwe na Papa Piyo wa cyenda mu mwaka w'1854. Ubucukumbuzi nakoze bwerekana ko ngo abakatolika ngo bari bamaze imyaka myinshi biyambaza Bikira Mariya nk'utasamanywe icyaha. Noneho nyine mu 1854 ngo uyu Papa Piyo wa cyenda yemeza ko ngo iri ari ihame ry'ubutasamanywe icyaha bwa Bikira Mariya, ngo rishingiye ku byanditswe bitagatifu, ariko mu by'ukuri nta hantu rwose iri hame riri, ahubwo bwari uburyo bwo kwinjiza ikigirwamana mu kiliziya, nk'uko na Papa Francis yinjije ihame ry'ubutinganyi mu kiliziya ku mugaragaro tariki 8 z'ukwa 12 umwaka 2023. Ariko na n'ubu hari abayoboke gatolika batari babyemera ko Papa ibyo bintu yatinyutse kubikora. Ubwo rero tariki ya 12 z'ukwa 2 1858, nyuma y'imyaka 4 uyu Papa Piyo wa cyenda amaze kwemeza ayo mahano, nibwo Bikira Mariya yabonekeye umwana w'umukobwa aje kwemeza nyine abantu ibyo Papa yavuze. Abonekera umwana w'umukobwa witwa Bernadette Soubirous ahitwa i Lourdes muri France, ngo maze amubwira ko Bikira Mariya ari utasamanywe icyaha. Muri Yakobo umutwe wa mbere umurongo wa 13 haravuga ngo Imana ntishukwa ngo ikore ikibi, cyangwa ngo nayo igire uwishuka. Ariko njya numva umunyarwanda aca umugani ngo iyo ugiriye inshuti inama kanga, ugeraho nawe ukayishuka. Ibi bintu rero Imana nayo ijya ibikora, nayo iragushuka rwose iyo uyinaniye. Ni nabyo yakoze abagatolika nk'uko bigaragara muri Zaburi ya 73 umurongo wa 18. Uyu murongo uravuga ngo iragushuka ikagushyira ahanyerera kugira ngo ugwe mu rwobo. Ahandi hashobora kubereka neza ko iyo wanze gukurikira uhoraho Imana igushuka, wasoma urwandiko rwa kabiri rw'Abanyatesaloniki umutwe wa 2 umurongo wa 9 kugeza ku wa 12, hagira hati uwo mugome azaza akoreshwa n'imbaraga za Satani ngo atange ibimenyetso, akore ibitangaza n'ibindi bikorwa by'ububasha by'uburyo bwose byo kuyobya abantu. Azakoresha ubuhemu bw'uburyo bwose kugira ngo ashuke abagenewe kurimbuka bazira kudakunda ukuri kwari kubarokora. Mwumve neza ku murongo wa 11 ngo niyo mpamvu Imana iboherereza ubuyobe bukaze butuma bemera ibinyoma, bityo abazaba bataremeye ukuri ahubwo bakishimira ubugome bazatsindwe n'urubanza. Rero twabyemera twabihakana, abagatolika buriya ntabwo turi abakirisitu. Ni nayo mpamvu buriya nagiye nkoresha ijambo abayoboke gatolika, sinkoresha abakirisitu gatolika. Buriya ntabwo turi abakirisitu kuko agaciro k'urupfu rwa Yezu ku musaraba twarutesheje agaciro, ahubwo dusenga Satani n'abadayimoni ku mugaragaro. Nibuze urugero rumwe, aho mu isengesho ryo kwiyambaza impuhwe z'Imana, musome neza muri kariya gatabo ko kwiyambaza impuhwe z'Imana, hari aho tugera tuti impuhwe z'Imana wowe waremye roho zo mu ijuru, tugasubiza tuti turakwiringiye. Nyamara izi roho nizo zivugwa mu Banyefezi umutwe wa 2 umurongo wa 2, ndetse no mu Banyefezi umutwe wa 6 umurongo wa 12. Aho reka tuhasome, hagira hati erega
abanzi turwana si abantu, ahubwo ni ibikomangoma n'ibihangage n'abagenga b'iyi si y'umwijima n'izindi roho zo mu kirere. Amen. Izi roho zo mu kirere urumva nizo twiyambaza, kandi izi roho nizo zitangira amasengesho yacu. Burya ni nazo zatangiye ibisubizo by'amasengesho ya Daniyeli. Mwareba muri Daniyeli umutwe wa 9 n'uwa 10 kugira ngo mubyumve neza. Ku bakoresha Bibiliya ntagatifu mwahera kuri paje 1616. Rero kuriya Yezu Kristu yari yicecekeye nk'intama ubwo bamupfuraga imisatsi, ubwo yakubitwaga agaceceka, ntatake ubwo yabambwaga ku musaraba. Ni nako burya abacecetse iyo turi kumushinyagurira muri rozari, burya iyo utangiye gusenga ugakora kariya kamenyetso k'umusaraba gacuritse, uba ubwiye Yezu ngo burya ni nk'uko wabwiye Yezu ngo urupfu rwawe ku musaraba nta gaciro rufite. None se Yezu bamubambye ko tujya dukora akamenyetso k'umusaraba ucuritse, Yezu twamubambye ku musaraba ucuritse? Iyo tuvuze ndakuramutsa Mariya, burya nawe uba upfuye Yezu umusatsi. Uzakurikire neza ririya sengesho rya ndakuramutsa Mariya, ririya ntabwo ari isengesho. Muzakurikire rwose, ririya ntabwo ari isengesho. Iyo uteye isengesho rya Bikira Mariya Nyirimpuhwe, Bikira Mariya Nyirimpuhwe wibuke dadadada, ni kimwe no gukubita Yezu ingumi y'amenyo. Musome neza muri Bibiliya, Bikira Mariya ntabwo ari we Nyirimpuhwe. Murebe ni mu Banyakorosi hehera ndahibagiwe. Iyo ubwiye inshuti yawe cyangwa umuvandimwe iyo yapfuye ngo genda udutegurire umwanya mu ijuru, burya uba uhakanye ko Yezu yagiye kudutegurira umwanya. Uba wibagiye rwose, uba ubihakanye, uba unahakanye ko azagaruka kudutwara. Ushingira hehe ubwira umuntu wapfuye ngo genda ujye kudutegurira umwanya mu ijuru? Abaye Yezu se? Iyo urimo kubyina indirimbo za Bikira Mariya, burya Yezu uba wamurambitse hasi, uba urimo kumubyiniraho. Iyo uvuze ngo marayika murinzi wanjye undinde muri iri joro, undinde mu rugendo, uba urimo kubwira Yezu ngo mubandinze rwose, mubandinde, we ntabwo urimo. Ibi rero kubibabwira, ntihagire wibwira ko muri uyu murimo ngewe naje ibintu byo kuvuga ibintu bikomeye mu rwego rwo gutwika. Oya, ntabwo ari ibintu byo gutwika. Bikira Mariya ndamuzi, ni ikinyabubasha gikomeye gikorera mu isi no mu ijuru. Ngewe nzanye ibintu byo gushipota ngo ni ugutwika, nanjye Bikira Mariya yantwika, siriyasiri yantwika pe. Donc ntabwo ari ugutwika, ntabwo ari ugushaka amafaranga kuri YouTube. Ndi mu murimo w'uhoraho, Imana y'ubwayo niyo izawumpembera. Ikintu byibuze kimwe cyo kwitondera cyakangura abantu bose bizera Bikira Mariya n'amabonekerwa ye, muzarebe neza muzasanga ababonekewe bose Bikira Mariya abasaba kubwira abatuye isi kuvuga rozari kenshi mu cyumweru. Ngo nibyo bizakiza umuntu uyivuga, kandi rozari imwe itwara hafi isaha n'igice, hafi aho gutyo. Ngira ngo abo tubyemeranyaho muzi neza ko umuntu arangiza kuvuga rozari yananiwe rwose, yatagangaye, ku buryo utabona umwanya wo kuvuga ngo urasoma na Bibiliya. Muzarebe neza nta na rimwe muzabonaho Bikira Mariya ajya ashishikariza abantu gusoma Bibiliya. Niba mbeshya rwose mu nyomoze. Reka rero mbabwire amabonekerwa Bikira Mariya. Buriya amabonekerwa ya Bikira Mariya ni ukubera impamvu 5 z'ingenzi. Impamvu ya mbere ni ukugira ngo urupfu rwa Yezu ku musaraba ruteshwe agaciro, maze Bikira Mariya abantu bamuhimbaze. Impamvu ya kabiri ni ukugira ngo mutazamenya ukuri kwishe muri Bibiliya. Donc ugume muri rozari n'ukuntu zinaniza, utigera ubona umwanya wo gusoma Bible. Impamvu ya gatatu ni ukugira ngo mukomeze mukubite Yezu mu buryo bwa roho cyangwa se mu buryo bwa mwuka, ababare ku buryo bwose bushoboka. Ariko kubera ko iyo umuntu avuga rozari ntabwo aba azi ko ari gushengerera ikigirwamana. Ni ukuvuga ngo bikorwa umuntu atabizi. Donc uba ukubita Yezu ariko utabizi. Ngaho tekereza, niba uri kuvuga ngo Bikira Mariya Nyirimpuhwe, ukaba umukubise nk'ingume y'amenyo, ngo mutekereze aho mwishyize hamwe muvuga rozari, mwumve ibipfunsi mumukubise uko bingana. Yezu yaragowe cyane, ariko ntabwo abantu tujya tubimenya. Noneho impamvu ya kane
Impamvu yazanye Bikira Mariya ya kane ni ukugira ngo abantu muzarimbuke muzira gusenga ibigirwamana mutabizi, maze muzabure ibihembo by'ijuru mwavunikiye. Hano Abanyakolosi umutwe wa 2 umurongo wa 18 haravuga ngo ibihembo mwagombaga kwegukana ntimukemere kubivutswa n'abantu bishimira kwigira nk'abicisha bugufi, bagasenga abamarayika, bakirata ukuntu babonekerwa bidasanzwe, ngo bene abo baba bishyira imbere babitewe n'ibitekerezo bya kamere yabo bitagira ishingiro. Impamvu ya gatanu noneho iri très important yazanye Bikira Mariya abantu twese tugomba kwitondera, ni ugushishikariza abantu kwitabira gahunda y'idini rimwe, kubera ko izina Yezu ritemewe kuvugwa mu gihe dusohoyemo cyo kwibuka idini rimwe, aho abayisilamu bagiye guhurizwa mu idini rimwe n'abakirisitu. Donc aho uzibeshya kuvuga izina Yezu bikaba ari icyaha gikomeye cyane ku buryo no kwicwa wakwicwa. Bikira Mariya nibyo byamuzanye kudushishikariza kwitabira gahunda y'idini rimwe. Donc gusenga Bikira Mariya, abamarayika, gusenga abatagatifu, burya ntabwo ari ukwibeshya, ahubwo ni uburyo bwo gutegura abayoboke b'idini Gatolika kugira ngo kwinjizwa mu idini rimwe bizorohe. Ngira ngo mujya mubyumva iyo muri ahantu hari amabonekerwa, mujya mubyumva idini rimwe itunganye. Bikira Mariya ajya abivuga rwose, mujya mubyumva. Kuri impamvu ya gatanu hari umugabo narimo nigisha wakataje mu bya Bikira Mariya mu minsi ishize, mu byumweru nka 2 bishize, ambwira ko Bikira Mariya yabasuye muri gereza kandi abasaba kuzayoboka idini rimwe ryenda gutangira, ko azaba ari idini itunganye Gatolika ishingiye ku ntumwa. Uwo mugabo niyemera nzakorana nawe ikiganiro, cyangwa se nzamurangire bariya bagira ababakurikirana benshi, kuko njye nta bantu benshi mfite bankurikirana. Mbona ibiganiro ntanga bibonwa n'abantu 100, 50, 200. Urwandiko rwa mbere rwa Petero umutwe wa 3 umurongo wa 15 hagira hati ahubwo mwubahe Kristo, abo mugenga imitima yanyu, muhore kandi mwiteguye gusubiza umuntu wese wabasaba gusobanura ibyo mwiringira. Ikigaragara rero ntabwo abagatolika twiteguye gusobanura ibyo twizera. Ubundi uyu murongo ugaragaza ko hari urubanza tuzaburana ku munsi w'imperuka, kuko nyine uyu mwamikazi twizeye tukamukunda, tukamwita umubyeyi, mama n'andi mazina y'igikundiro, niwe uzatuburanya nk'uko Yezu yabivuze muri Luka umutwe wa 11 umurongo wa 31. Azatuburanya atubaze ibyo twizeye aho twabikuye tuhabure, birangira twohereje mu muriro. Iyerekwa ryose ugize rero wabanje kwiyambaza Bikira Mariya, menya ngo riba riturutse kuri Satani, ndetse n'ibisubizo ubonye byose wabanje kwiyambaza Bikira Mariya uba bihawe na Satani, kubera ko yihindura marayika w'umucyo. Bitubisanga twabonye ko biri mu rwandiko rwa 2 rw'Abanyakorenti umutwe wa 11 umurongo wa 14. Kuba rero Satani Bikira Mariya yavuga ubuhanuzi bugasohora nk'uko yahanuye ko mu Rwanda hazameneka amaraso menshi mu 1994, bikaba koko, ndetse n'izindi ntambara ahanura ku isi, kandi si intambara gusa ahanura zikaba, ahubwo ahanura byinshi bitandukanye kandi byose bigasohora. Ntabwo ari byo bigomba kutwemeza ko uriya ari we Mariya nyina wa Jambo. Mujye mwibuka ko rimwe na rimwe Satani avuga ibisa n'ukuri. Urugero turebe mu byakozwe n'intumwa umutwe wa 16 umurongo wa 16 n'uwa 17. Haravuga hati umunsi umwe twagiye ahantu basengeraga, duhura n'umukobwa w'umuja wahanzweho n'ingabo ya Satani yamutegekaga kuvuga ibizaba. Yaheshaga ba shebuja amafaranga menshi abwira abantu ibizababaho. Akomeza kudukurikira twe na Pawulo, arangurura ati aba bantu ni abagaragu b'Imana isumba byose, kandi
barabarangira inzira ibageza ku gakiza. Amara iminsi myinshi abigenza atyo. Pawulo bimaze kumurembya, arahindukira abwira iyo ngabo ya Satani iti mu izina rya Yezu Kristo ndagutegetse ngo muvemo. Nsoza iki kiganiro rero ndavuga ibintu bibiri. Inshuti yanjye, telefone ya taci ufite ni italenta Imana yaguhaye, yikoreshe uhe mugenzi wawe ubutumwa, nihagira umubare w'abantu runaka bamenye ibi bintu, nawe uzaba ubigizemo uruhare. Ni ukuvuga ngo uzaba ufite umubare uzereka Yezu ubwo azaba agarutse, isaha yo kugaruka kwe dore irageze. Ni italenta uzaba ubyaje inyungu, uzamurikira bosi, kuko Yezu yarambwiye ngo ni uhoraho, ni Imana ifuha, ikanga ibigirwamana aho biva bikagera. Erega wanasaba soft copy wayinsaba rwose, niba ariyo yakorohera ukaba wayifashisha, donc ubu butumwa ukaba wabushyira mu zindi ndimi, ukabushyira no mu gitaliyani kugira ngo yenda na papa abyumve bimworoheye, maze izina rya Yezu rigakuzwa. Ikindi cya kabiri navuga nsoza iki kiganiro, abantu mbwira ubutumwa mukanga kumva ngo nize kuvura ntabwo nize teoloji, ndagira ngo mbabwire ko kumenya Imana bidashingira ku mashuri umuntu yize. Ibi ngibi dushobora kubisanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abanyakorinto umutwe wa mbere umurongo wa 21, aho bavuga bati Imana mu bwenge bwayo ntiyakunze ko abantu bayimenya bayobowe n'ubwenge bwabo bwite, ahubwo yishimiye gukoresha ubupfu bw'ubutumwa tuvuga kugira ngo ikize abemera Kristo. Ahandi ni ahantu mu rwandiko rwa mbere rw'Abanyakorinti, urwandiko rwa mbere Pawulo n'umwandikiye Abakorinto n'umutwe wa 2 umurongo wa 5, hagira hati ibyo nabikoreye kugira ngo ukwemera Kristo kwanyu kutaba gushingiye ku bwenge bw'abantu, ahubwo kube gushingiye ku bubasha bw'Imana. Kuba warize teolojiya, nongere mbisubiremo, ntabwo ari byo bishobora gutuma umenya ijambo ry'Imana, kuko bigaragara ko abacurika Bibiliya bose baba barize teoloji bafite na za diporome zo hejuru rwose z'ikirenga. Muri iyi minsi ngo bakangure bagenzi babo bave mu buyobe bashizwemo n'amadini ariko batabizi. Nanjye rero ndi umwe muri abo bantu Yezu Kristo yahagurukije ngo nkangure bagenzi bacu. Dusoza nanone dusenge. Ndagushimiye cyane uhoraho Mana yacu ko wemeye kubana natwe muri iki kiganiro, ngushimiye umwete wampaye wo kumenya ibyawe, kandi umwanya maze nsobanura iby'urupfu rwa Yezu ku musaraba rwateshejwe agaciro, uyu mwanya ntube impfabusa. Nsabye umugisha abazagira umwete wo kwiza ubu butumwa muri bagenzi babo, mu izina ry'Umwami wacu Yezu Kristo, amina.